Ikaze kuri Itange TV Show, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, turabasuhuje. Tuba tumaze igihe tudaherukanye namwe, ariko tubiseguyeho kandi twongera kubibutsa yuko umuntu wese wifuza kubana natwe mu biganiro bitandukanye yaza tukaganira nta kibazo. Inkuru yacu y'ubushize turacyayikomeje. Esiteri yabaye umwamikazi, mubyara we Moridekayi ararokoka ndetse n'Abayahudi bararokoka. Umva, nta kintu Imana itakoze. Nawe mu buzima bwawe nta kintu Imana itakoze. Hari byinshi byakwigishije, hari byinshi nawe watekereje, hari byinshi inkuru yacu yagize ikintu itwibutsa. Buriya mu buzima busanzwe hari ikintu Imana ikora ukareba ukuntu umuntu cyangwa se abantu bari barimo bagutekerereza imigambi bari bagufiteho, ariko ugasanga byose bihindutse imfabusa. Rwose ni nako byagenze no kuri Esiteri na Moridekayi na Hamani. Umva, rwose Imana ishimwe cyane. Ubwo rero biriya bimaze kurangira, icyahise gikurikiraho, Moridekayi yazamuwe mu ntera, none ahabwa umwami ushimishije, ahabwa umwanya ushimishije, ava ku marembo y'ibwami, noneho yicara mu biro. Nawe aba umuyobozi nk'abandi bose, nawe aba umuntu ukomeye nk'abandi bose. Rero rwose nta kintu Imana bitadukoreye, tujye tuyishima. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Rero ni aha dusoreje inkuru yacu, kandi abo twabanye ndagira ngo mbashimire. Ubwo ngubwo ubutaha tuzatangira iyindi nkuru nanone itubwira ku mateka y'abantu runaka cyangwa se y'umuntu runaka.